Oza umupuru uryoha umupuru w'umugore utwite noneho mugasa nk'abarebana akanaraka mwese mwarebana kandi inda aba ari nini igera hanga akana kugatera tugera ukumva sha ukumvira hese nzovu kagute karatimbya utugiye kumva turimo kugukuraho utwumvira aho tugeri tugukora he niba nkunda umugore utwite n'igihe ngenda nkumviriza kana kawe se nubwo kabara kabandi ariko iki gisaza amatere story nigeze kurongora umusazi none umusazi ariko se iyo bigeze mu kurongora kunezerwa wamana oya ngo yagize ate warongoye burarongonisha bakurongora umusazi bazi twitereza umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe ngo atagutsara uvuga ngo igitanda cyaracitse kigwamo hasi muragwana turagwana ndi hejuru garana yakamwana kandi yakamwana ntajya muvugira ibi nzovu nabangagira keretse icyo atabonye ukuri kw'Imana nabangagira rwose niyo mpamvu buriya nzovu sinanamuhingutsi wawe wateye umugore Sodoma inda nigeze mbivuga ibose bwanabyivuze ndabivuze se yakasi wa mugore wagiye kureba nyuma mukavugana mukabikemura umwe wakugereka agahinda wanaruhereje voice note ngo nta mahoro uzagira suyu nguyu se mwana ugenda utanga makuru hano nongaburaga mu gitondo sinazana nkarya mu gitondo ngo iyo ndaya ya Sodoma ariko se wazashatse umugore wawe reka nirebere kuramizi ariko umuntu wakuzane tudukweto kabisa ewa no munyamerika rakanye kefurasha ariko shakarege amano turareshya nta kabanda gashobora kugeraho ngo kabe kagufi cyangwa kabe kato oya haranagiye noneho haranagiye kirarereta gutya kiraheneye nine umuhini ndi kuvuga agakingirizo yaka ikintu mvuga uretse nka hano wagiye ngo byagenze gute nakoreshe Prudence kirarereta gutya kirese ndabese koko kwa kunenda wakwataka wajya kumva cya kintu kireta kikagwa next ariko man ariko nzava no mupore wa mana ukondo mupore wa kasaza wazamaye nzagu nakwemera iki se kuri umuntu nk'abandi nzagukopeta umupore nawe wibereho kirasha kamata nzaguheryariza nzaguheryariza ako se ubu ntarambirwa ubu se ukora iminota aba yaraye kwa mama Queen yaraye kwa nyiramenyo